Imana imaze kuguha izahabu, imaze kuguha ifeza, uribagiwe. Komana. Umaze kwibagirwa ni kwa kundi wagize amafaranga, utangira gukora ibintu by'ibyaha bitandukanye, utangira gukora ibintu bimeze ibyaha by'imviyayipi. Murakaza neza bakunzi ba Philadelphia TV. Uyu munsi wa none twongeye tugarutse mu cya kiganiro cyanyu mumenyereye, aho batutumira abantu bakaza kavuga ubutumwa bwiza, bakaduha message Imana yabahaye. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine muri ino studio, ahubwo ndi kumwe n'umutumirwa bita 𝗂𝗂𝘂𝗵𝗺. Mu magambo make rero ndaza kumayivuge byinshi birambuye, gusa ngewe mba nimubwiye ko yitwa 𝗂𝗂𝘂𝗵𝗺. Uyu munsi nzi ko turi bunezerwe. Abantu mwese muri aho ngaho mutumire na bagenzi banyu baze bumve kino kiganiro cyose cyo adufitiye ubutumwa bwiza, kandi muri bumve mukishima. Kandi ikindi ntimubwumve gusa, ahubwo murabishyira mu bikorwa, kubera yuko afite message ivuye ku Mana. Reka tumwakire 𝗂𝗂𝘂𝗵𝗺. Yego, murakoze cyane. Nanjye mbanje kubasuhuza abadukurikiye kuri Philadelphia. Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana 𝗂𝗂𝘂𝗵𝗺, ndi umusore nkunda gusenga, nkunda Imana cyane kurushaho, kandi nayo irankunda. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku butumwa bwiza Imana yampaye mu ijoro ryo kuwa kabiri, nko mu isaha saa 12, ndumva aribwo yampaye iyo message. Imana imbwira yuko abantu bibagiwe. Ndagenda mbaza Imana, ndayibaza ngo se Mana, nzagenda mbwira abantu ngo baribagiwe gutyo gusa? Imana irangije irambwira ngo nzaguha ijambo uzifashisha. Kubw'ibyo rero, mbere yuko tuganira, ndagira ngo tubanze dusenge, ubundi hasigaye twumve icyo Imana idushinza, cyangwa se impamvu irimo itubwira yuko twibagiwe. Reka duce bugufiya dusenga Imana. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana iriho kandi izahoraho, Data wa twese mwiza, nongeye kugushima kubw'ineza n'urukundo rwawe. Nongeye kugushima kubwo waneje intambwe nkabasha gushika kuri izi kamera za Philadelphia. Ni kubw'umugambi wawe, ni ukugira ngo ubutumwa bwawe butambuke kandi bugere ku bantu ushaka ko bugeraho. Ngaho rero Data wa twese rero, komeza imitima igiye kumva ijambo ryawe cyangwa se ubutumwa bwawe, ibyo ugiye kubivuga ntaba ari njye n'uwumva, ahubwo muhe guhindukira, kandi twese uzaduhe guhurira mu bwami bwawe, kuko icyo dushakaho ni uko twezwa nawe kandi tugakora ibyo ushaka. Urakoze kubikoze mu izina ryawe Yesu, amen. Imana rero ibaho umugisha, kandi Imana ibagirire neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nushake ufate ikayi cyangwa se urupapuro n'ikaramu, wandike uyu murongo, utekereze neza kandi uze kubyibuka. Ni ijambo ry'Imana Imana yampaye nzifashisha mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 12, ni umurongo umwe wa mbere. Ikintu gituma twibagirwa abantu b'Imana, tukibagirwa ahantu Imana yadukuye, nk'uko ijambo ryambwiye ngo abantu baribagiwe, ni ukudaha icyicaro ibintu by'Imana yakubwiye. Imana ikavugana nawe, yamara kuvugana nawe ukabisiga aho yavuganiye nawe, ubundi ukidamararira ngo iyabikubwiye izabikora. Imana ntago ari umuntu, Imana si injiji, Imana ntago ikora nk'abantu, Imana si ikoresha amarangamutima. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Ndasubiramo, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo.
Imana yarambwiye ngo ngende mbwira abantu ngo baribagiwe, bibagiwe aho Imana yabakuye. Abantu bari mu gahuge. Uyu munsi Imana warayitakiye koko mu masengesho yawe y'amatakira ngo Imana itareba nk'abantu, Imana itareba nka Theogene, iratekereza iravuga uti reka nguhereze. Imana iguhereza, reka mgereranye izahabu n'ifeza. Imana imaze kuguha izahabu, imaze kuguha ifeza, uribagiwe. Komana. Umaze kwibagirwa ni kwa kundi wagize amafaranga, utangira gukora ibintu by'ibyaha bitandukanye, utangira gukora ibintu bimeze ibyaha by'imviyayipi. Ujya ahantu mbese abana b'abantu batazakubona, ariko Imana yarakurebaga, uribagiwe. Reka mbivuge kuri iki kintu. Ibyaha by'imviyayipi ni kwa kundi ushobora ujya gusambanira mu maroji wishyuye ahenze, kuko wamaze kubona amafaranga kandi wasenze Imana iguha amafaranga, Imana iguha akazi. Imana imaze kuguha ubwo butunzi, ahubwo icyo uyituye ni ubuhenebere, usubiye inyuma. Ni icyo wituye Imana. Ariko Imana yarambwiye ngo nongere nkubwire ngo uribagiwe. Ese ko wongeye ukagira agatotsi mu jisho ryawe, wibagijwe n'iki? Niyo feza n'izahabu, ibyo byose ni iby'akanya gatoya. Nongereho n'iki kintu, Imana yambwiye yuko insengero zigiye kongera gufungwa, kandi ikindi yongera imbwira yuko hagiye kongera kubaho ibindi byorezo, ndetse icyorezo kigiye kongera kugaruka kiruta icya korona. None ko wibagiwe, aho ugiye gusenga Imana uyibwira ngo iki? Ugiye gusenga Imana uyibwira ngo iki? Wasabye Imana ko yaguha urubyaro. Imana usenga amasengesho y'iminsi 2 y'iminsi 3 urasenga. Imana irakubwira ngo genda ndi Uwiteka Imana, ndabikoze. Ariko kwihangana birakunaniye, ugiye mu bapfumu wiciriye inzira. Hajya ubundi bwo Imana kije kugutabara iri bugusange. Iyo wibuka yuko ahantu wavuganiye n'Imana yije kugutabara ari gusanga, ahubwo wagagomeje ugahama ku munara, ugasenga nkabaha kwicuza uvuga ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindiri, ubundi numva icyo ambwira ngo nawe azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Umaze iminsi ngahe mu kigeragezo bitumye wibagirwa Imana ukavuza induru. Imana irambwira ngo genda ubabwire ngo bongere banyibuke mu minsi y'ubusore bwabo. Mu yandi magambo, mu gihe ukibasha guhumeka umwuka, mu gihe ukibasha kuvuga, Imana iragukeneye kuko uracyari ku isi. Ariko Imana irangije irambwira ngo niba udakeneye kubyumva, n'ubundi ibyago n'amakuba biri imbere yawe. Wahita wibaza ngo none se niba ibyago n'amakuba biri imbere yanjye, ko Imana iryo jambo yarivuze ikavuga ko izarinda umukiranutsi wayo, ngaho ibazeho uruhande urimo. We uri mu ruhe ruhande? Ibaze uri mu ruhe ruhande? Tekereza neza n'umutima wawe wose, wibuka uruhande urimo. Aho ntabwo wibagiwe umuremyi wawe, ntabwo wibagiwe. Amafaranga atumye wibagirwa, izahabu ifeza bitumye wibagirwa, ubutunzi Imana iguhaye ndagira ngo ubwire ngo iyabiguhaye n'ubundi yakongera ikagira gute, ikabikwaka. Kuko hari ibintu byinshi wagakoreye Imana nk'uko wayikoreraga, ariko uyu munsi ntabwo iri kukubona. Ntabwo iri kukubona
nturi kugendera mu nzira ishaka, ahubwo uri gukora ibyo wowe ushaka, gukora ibyo Imana igeze gute ishaka. Ariko Imana yakuntumyeho kugira ngo ukore ibyo Imana igushakaho. Ibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ntacyo tuzireguza muntu w'Imana. Uzavuga ngo wari umunyantege nke. Amen. Uzavuga ngo wari umukene, Lazaro azahaguruka. Uvuge ngo wari umunyembaraga, Samusoni ahaguruka. Uvuge ngo wari umutunzi, Nyamutunzi nawe ahaguruke. Ubundi uzireguza iki hagati aho ngaho? Uzireguza iki? Imana iragushaka ariko mwe ntago muri kuyishaka. Iyo usomye Yesaya ibice 66 ku murongo wa 5 avuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka, mu mwambaza akiri bugufi kuko abonwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ikongera imbaraga, iguha imbaraga. Nawe ndi kubikubwira gutyo, ari igihe umuntu aba yarasomye ijambo ry'Imana akarisoma, ariko ari no gusoma ugasoma ijambo ry'Imana ukarisoma nawe nturyumve neza. Ngo rero wowe nicyo nshaka no kugira ngo basobanukirwe. Basobanukirwe. Nongere mbisubiremo. Wasobanurire akwiye gukora icyo uwo muntu wumva atekereza gutyo. Aha, icyo agomba gukora namubwira. Yongera asome neza Bibiliya, sibyo? Yongera agire gute? Asome neza Bibiliya kandi areke hari imirongo abantu bitwaza iyo abantu bagiye kugwa. Ngo ningwa nzabyuka. Urumva? Iyo ni imirongo abantu bagenda bitwaza kandi iyo ni irari ry'amaranga, ni ibintu bihwanye n'amaranga mutima yabo. Ariko Imana ntagije gukorera mu maranga mutima. Ahubwo ibaze ngo ese ningwa nzabyuka nzaba ngwishijwe n'iki? Nuvuga ngo ningwa nzabyuka urumva uzaba bigizemo iki? Uruhare. Nizo udatekereje gute ko uzagukabyuka? Urumva utabigizemo uruhare? Ni ibintu wagizemo uruhare. Jewe umwanya w'ibibazo byanjye ngiye kubisoza, ariko nyemera nkubaze ibibazo nka 2 ubundi ukomerezeho kuri message Imana yaguhaye na conclusion yayo. Sibyo? N'umwanzuro Imana yaguhaye. Kuko ntabwo Imana yakubwira ikintu ngikwereka igice. Uko biri kose ngiye numva uko wajyanye ikiganiro n'Imana, nawe wagize umwanya wo kwibaza ko base Imana. Nkuko nawe twagiye tubona Imana ituma barayibazaga. Turibuka Mose ahibiga ko ntazi kuvuga, nzagenda mvuga. Yego. Ariko nawe yarafiye Imana yamuhaye umuyobozi ugomba kumuyobora. Nanjye ijambo ry'Imana nariza. Rero tutarajya kuri ibyo bintu byawe. Imana yakubwiye ukanayibaza ikagusobanurira ikakubwira iki. Cyose cyo Imana iradukunda. Yego. Kandi ikunda abantu bayo. Yego. Niyo mpamvu yavuze ngo kuko Imana yakunze abayo. Ahubwo n'abantu bategereje ko tubasengera. Nabyo turabigeraho. Ntabwo twashoboye tutabasengera. Yego. Nk'uko Imana yakunze abayo mu isi cyane. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira atarimbuka. Yes. Bivuze ko ikunda abari mu isi cyane. Ikunda abari mu isi pe. Hanyuma njyewe ndibaza uwo muntu wasubiye inyuma. Sibyo? Uwo muntu wasubiye inyuma, Imana irifuza ko agenda ate nk'ibi ngiye. Yego. Wowe rero wasubiye inyuma, ngenda kugira inama. Sibyo? Biterwa burira none n'ikintu cyagushubije inyuma. Sibyo? Ikintu kijya gisubiza abantu inyuma, ndumva twanabiganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Kuko hari igihe wenda washubijwe inyuma bitewe n'abagushumbye. Yego? Bitewe n'abantu bakuyoboye muri uyu murimo. Kuko iteka ryose njyewe ngenda nakira abantu benshi bagiye bakomeretswa n'abakozi b'Imana. Kandi hakaba n'abakozi b'Imana, nyabakozi b'Imana. Ubwo rero ntago nzi ikintu cyagushubije inyuma. Sibyo? Kitse wenda byibura wenda kuko wenda wowe uri intumwa y'abantu badahari. Kitse numbwira ngo wenda wowe nyirizina hari cyagukomerekeje, ubundi akaba ari cyo meraho, none n'undi muntu muri mu ruhande rumwe ubundi wakabyumviraho. Ariko ntago nzi ikintu cyagize gute cyagiye kibakomeretsa. Yego. Hanyuma basubire ku isoko barebe cyabakomerekeje. Yes. Hanyuma
bongera bagaruka imbere y'Imana. bongera bagaruka imbere y'Imana. Urugero, hari ikindi kintu naje kuvuga cy'uko abantu bibagiwe Imana ibyo yagiye ivugana nabo bagasubira inyuma. Urwo ni uruhare rwabo, nibo bazi bikomere wenda bahuye nabyo muri iyo nzira bagiye. Ntabwo njye mbizi, ariko nuko bageze gute aho bavuga n'Imana bahavuye. Ngiye kureka ukomerezeho rero, unaduhe conclusion, none turaza kureba n'uburyo uri busengera abantu. Yego, murakoze. Icyo nakomeza kubabwira, ndumva navuze byinshi, kandi byinshi ndizera ko nagiye mbivuga ku bantu, ku butumwa bw'abantu bagize gute bibagiwe Imana yabahaye ubwo butunzi. Uzivuga ngo uzabukorera Imana, uzabukoreshereza Imana, sibyo? Kuko Imana niguha amafaranga yaguye kugira ngo yakoreshereze iki? Umurimo w'Imana. Urugero, niba warasenze Imana uvuga ngo Mana, nta byo kurya mfite, ariko numpa ibyo kurya nzagaburira abashonje, ariko uyu munsi ukaba nta muntu ugaburira, sibyo? Urugero, ukabwira Imana ngo Mana, numa imyambaro nzambika abantu bambaye ubusa, ukabwira Imana ukayibwira ngo Mana, numa ikinyabiziga cyo kugenderamo, ngahura n'umuntu ku muhanda udafite ikinyabiziga ugenda n'amaguru, nzamuha karifuti yigendere, ariko uyu munsi ntukibivuga, ntukibikora, sibyo? Iyo message nawe irakureba, wibagiwe. Rero icyo nakubwira cyo, nakubwiye yuko n'ubundi kuko abantu bibagiwe hano Imana yavuganiye nabo, bareka nkubwire, muri Covid twarasengaga pe. Nari umugabo nihabwa intebe, nawe ubitekereje neza kuko wasanga ko aribwo wasengaga cyane. Ariko se nanone ko bizi, nanone bikaba bigarutse, ahubwo tumenye ngo dukore iki. Ni umwanzuro. Icyo nakubwira cyo, icyo wakora, kuko Imana n'ubundi yakuntumye gushaka, ntabwo yambwiye ko ugiye gupfa, ahubwo wakwibaza ngo ese isanze ngiye gupfa, yasanga ngiye gupfira hehe, yasanga ngiye kugwa hehe. Ahubwo abantu nibahinduke rwose, tugize imitima mishya. N'ubundi uko twasengaga cyagiye kera, na n'uyu munsi nitwongera tugasenga, Imana izatugirira ibambe. Ubundi igire gute? Ibisubizeyo, kuko n'ubundi yatangije umurimo, ni nayo izawusoza. Ntabwo ari njyewe wo gusoza iki umurimo, Imana niyo izagira gute? Niyo izasoza. Rero Imana yantumye kuri abo bantu, ikizakora niyo ikizi. Ntabwo njye nzakubwira ngo Imana yambwiye ngo ahubwo we hindukira. Yambwiye ngo mbwira abantu bagire gute? Bahindukire. Nuko Imana yambwiye. Dusoza, hariho nimba nta butumwa dupfubiranyije abantu batagomba kumva, kuko ntabwo dukwiye kugabanya cyangwa twongere. Nimba nta kindi kintu gisigaye wenda twafasha abantu bifuza, ashobora kuba ari hariya nawe yumva ko yarasubiye inyuma, ariko kandi hari n'umuntu ushobora kuba uri hariya nawe yumva ko sinigeze nanakizwa, nabo bakeneye inkunga y'amasengesho. Uwo muntu rero reka nawe ubafashe. Yego, wowe ukeneye ko dusengana Imana, wowe wasubiye inyuma, weho washubijwe inyuma n'amasezerano, ugasubizwa inyuma n'ibintu bigiye bitandukanye byinshi, nawe wakwisura mu mutima ukabona koko wasubiye inyuma, ca bugufi ya dusenga Imana. Uzamura ikiganza cyawe, winginga Imana mu mutima wawe. Imana irebera hose icyarimwe, kandi Imana iriteguye kumva isengesho ryawe. Tugiye gusenga. Imana ikomeye, uracyari ya Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kuri. Mu izina ryawe Yesu Kristo, umugaragu wawe ntanze ubutumwa bwawe uko wabumpaye, kubw'icyo ushaka gusohoza mu bantu bawe. None rero Data wa twese, hari abantu bumvisha ubutumwa basubiye inyuma, bibagiwe aho wabakuye. None Nyiringabo Imana, baguciriye bugufiya mu mitima yabo. Nyemera ubahe guhinduka kandi ubahe kunesha mu izina ryawe Yesu.
ubakomereze amaboko, ndetse nawe bakikomakomeye ubahe gukomera burundu, ndetse nawe bagiye gusubira inyuma ubagaruze umurunga w'ubugwaneza wawe, ngo ukomeza kwana nabo muri byose kandi ukomeze kubagirira neza. Namwe mushubijwe inyuma n'uburwayi, namwe mucitse intege mwese, ndabasengeye cyane kugira ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. Nawe mwe musubiye inyuma ku bw'akazi kanyu katagendaga neza, mukitotomba ngo Mana wavuganye natwe, mukibagirwa kandi Imana yabwiye ko izabana namwe. Nyemerera Nyiringabo Imana ubakomeze, ibitagenda neza bigende kandi bidakunda bikunde. Urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane Theogene, kandi turagushimiye kuba witabiriye ubutumire kandi ukaza ukaganira n'abantu b'Imana, ukabaha ubutumwa Imana yaguhaye. Imana iguhe umugisha. Yego, murakoze cyane. Tugiye gusoza ku bakunzi ba Philadelphia rero, namwe turabashimira aho muri hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'abari hanze y'igihugu badukurikiranye. Ibiganiro byacu nakagaruka, kandi mudufasha kubishishikariza n'abandi babirebe, mukore iyo subscribe, musharinge, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere no ku bandi. Kandi nimba ari n'ibitekerezo mujye hasi muri comment, tanga igitekerezo. Nimba ari message mwifuza guha Theogene, nimba ari icyo mwifuza kumusaba, nimba ari icyo mwifuza gusaba Philadelphia TV, cyangwa se nimba ari ikiganiro wumva twagukorera ntacyo kandi ukacyumva neza, bongere nawe twandikire utubwire ati mukore ibi. Theogene, ndagushimiye. Yego, namwe ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, kandi namwe mwamukurikiye kino kiganiro mwese ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, kandi namwe mwakoze kuza kudufata kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza. Ni ukuri namwe Imana ibahe umugisha, kandi namwe Imana ikomeze ibateze intambwe. Murakoze cyane. Yego. Theogene, hanyuma umaze kuganiriza abantu b'Imana, ariko ikibazo nari nsimbuze kukubaza, ese umuntu agukenera gusanga? Yego, ukeneye ko watuvugisha. Ubundi ngiye nibera mu ntara y'Iburasirazuba, usibye nk'uyu munsi Yesu yangiriye ubuntu nyine kubw'ubutumwa bwiza ashaka kugeza ku bantu, nkaba ndi i Kigali. Nimero yanjye ni 078 70 430 76, 078 70 430 76. Ntazi imbuga nkoranyambaga ugira ukoreraho? Aya imbuga nkoranyambaga zo ndababwira, ntago naje kwamamaza, ahubwo bazadusure nibajya bumva Theogene ku biganiro ku ma YouTube channel agiye atandukanye, nkavuga ngo ndi Theogene, bajye bamenya ko ari njyewe, kuko njye mfite ishyaka n'umwete ryo kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko ntago nshaka kubabwira hariho, ahubwo wenda ushaka kubimenya neza azambaza, nzayimurangira. Imana iguhe umugisha. Sawa, murakoze.